ko ndashaka kugira ngo mbaho ukuri ubu ngubu ndi muri M&A podcast studio hano twababwiye ni ukucukumbura tukamenya ukuri yego kuko ndabizi neza hari abajene badukurikiye ndi urubyiruko nanjye hari n'abandi bantu bifuza nabo kugira icyo bakora so icyambere nta mafaranga nari mfite nta mafaranga ni ukuvuga ngo amafaranga nuvuga ngo nta mafaranga wari ufite zero nari mfite zero kuko nawe nubyumva nari umunyeshuri muri RP Kigali College nigiraga ku nguzanyo ya leta kimwe n'abandi bagenzi banjye batandukanye twari twarahawe umugisha yo guhabwa amafaranga yitwa living allowance yarangahe 40,000 ku kwezi n'izina ayo mafaranga afite birumvikana ko atakwemera kuyashora ahandi hantu ego living allowance ni ukuvuga ngo niba utayafite cyangwa bayaguhaye ntuyiteho you are not allowed to live ntabwo wemerewe kubaho ni nk'amafaranga yo kubaho so iki kibazo ni cyiza cyane birashoboka ko umaze iminsi ugitekerezaho baragiteguye so ambo ari ikintu kijya kimotivatinga ari perspective ebyiri aho wavukiye ashobora kugusubiza inyuma cyangwa se akaguteza imbere bitewe na mindset bitewe n'imyumvire ufite urugero umuntu ashobora kuvukira mu bakene agahita avuga ngo kubw'iyo mpamvu kuko nta muntu nzi iwacu wagize ikintu akora nta muntu nzi usibye no kuba nta n'umuntu nzi watangije company nta n'uwunzi ukora muri company akavuga ati ubwo rero kubw'iyo mpamvu nanjye ntaho nava ntaho nagera ugasanga umuntu nukunguka yifashe kandi yabifashe gutyo mu mutwe we koko niko bimugendekera ikaze kuritunga na Fiona ngiye nitwa Fiona ahangaha kuri iki kiganiro tuganira ku buryo wabona amafaranga uburyo wajera amafaranga n'uburyo ayo mafaranga wayabyazana birumvikana ko kugira ngo amafaranga aboneke tugomba gukora business mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu munsi ndi kumwe n'umuntu ugiye kubabwira uburyo yatangiye business uburyo arimo kugenda akemura ibibazo by'abaturage hano bari mu bworozi ariko mbere yuko ngomeza ndashaka gushimira M&S podcast studio murabona ko kariteza no ma video kabisa ni hatari ibiciro byabo ni na byiza cyane cyane mbere rero ko rero twangiza umwanya reka tugende mu cyatuzanye ahangaha twibwire inshuti yanjye murakoze cyane Fiona nitwa Jean Damascene Iradukunda nkuko nawe uriwe ndi umunyarwanda mu buzima busanzwe ariko nkabana rwiyemezamirimo ukiri muto y'ahangaha mu Rwanda cyane cyane ukemura ibibazo community ihura nabyo twifashishije ikoranabuhanga mfite company twatangiye 2023 turaza kugenda tuvugaho mu kiganiro cyose ni company yitwa Afrinox Limited akaba ari company ikora amasysteme ndetse izana ikoranabuhanga muri sekiteri y'ubworozi ikemura ibibazo aborozi bahura nabyo ahangaha mu Rwanda numva turaza kuba tubijya mu mizi muri iki kiganiro murakoze Fiona nk'umuyobozi turumva ko uri umuntu uhambaye cyane ndashaka kugira ngo tubwire ese Damascene ni muntu ki uvuka hehe ubuzima bwawe bwari bumeze gute mbere yuko uba umuyobozi wa company yego urakoze kimwe n'abandi benshi nanjye ntacyo ndicyo usibye kuba n'umuntu usanzwe navukiye mu cyaro mu karere ka Musanze mu Ngagi navukiye mu karere ka Musanze ahantu hitwa mu Kinigi niho actually navukiye nyuma ni naho niza amashuri abanza na tronc commun nyuma ariko nza kwiga muri boarding school ngiye muri A level cyangwa se mu cyiciro kisumbuye niba ariko navuga njya kwiga mu karere ka Gicumbi aho nagiye kwiga ibintu bigendanye n'amashanyarazi ubwo nibwo nari ntangiye kwiga urugendo rugendanye nibwo ntangiye urugendo rwa engineering kuko nahise njya kwiga industrial electricity akaba ari amashanyarazi ayangaya asanzwe kuinstalla amazu ndetse no gukora muri industry mu nganda zigiye zitandukanye nahavuye mpita nza i Kigali gukomeza amashuri birumvikana kuko nahise nza kwiga hano muri RP Kigali College ubu yahoze ari IPRC Kigali niko tuyizi yego so nahise njya kwigaho nanone ubwengineer mu bigendanye n'amashanyarazi n'ikoranabuhanga icyo bita electrical technology so navuga ko ubuzima bwanjye
twirengagije ko ndi umuyobozi wa company nk'uko wabigarutseho. Muri make ni ubwo ngubwo umwana wavukiye mu cyaro afite inzozi zo kuzaba umuhinzi bisanzwe. Nyuma nkagira amahirwe yo kwiga, nkagira ubumenyi, nkaba naratangije noneho kompanyi irimo gukora ibitangaza aha ngaha mu Rwanda. Wow. Abantu benshi rero bashotekereza ko kuba baravukiye mu cyaro cyangwa kuba baravukiye mu miryango itishoboye cyane bishobora kuba byababuza amahirwe amwe n'ayandi. Wowe ni gute wakoresheje aho wavutse kugira ngo ahubwo urebe ibibazo byugarije abantu mwaturanye cyangwa n'iwanyu kugira ngo noneho uzane igisubizo gikemura ikibazo cyo mu rugo cyangwa abantu muturanye aho ngaho, ariko gikemurira ikibazo abantu muri rusange mu Rwanda, kikaba gishobora kuzagera no ku isi hose? Yego, iki kibazo ni cyiza cyane. Birashoboka ko umaze iminsi ugitekerezaho baragiteguye. Ambo ari ikintu kijya kimotivatinga, ari perspective ebyiri. Aho wavukiye hashobora kugusubiza inyuma cyangwa se akaguteza imbere bitewe na mindset, bitewe n'imyumvire ufite. Urugero, umuntu ashobora kuvukira mu bakene agahita avuga ngo kubw'iyo mpamvu kuko nta muntu nzi iwacu wagize ikintu akora, nta muntu nzi, usibye no kuba nta n'umuntu nzi watangije company, nta n'uwo nzi ukora muri company. Akavuga ati ubwo rero kubw'iyo mpamvu nanjye ntaho nava ntaho nagera. Ugasanga umuntu nukunguka bifashe, kandi iyo abifashe gutyo mu mutwe we koko niko bimugendekera. Gusa ibi ngibi ku rundi ruhande bishobora kukubera nanone impamvu ituma ukora. Akavuga ati iwacu nta muntu n'umwe watangije company, nta n'uwo nzi ukora muri company runaka. Ibi ngibi bigomba guhinduka. Ukumva ko noneho ari wowe ugomba kuzana iyo changement cyangwa se iyo mpinduka mu muryango, ku buryo abazagukomokaho bose umuryango noneho uzaba warachanginze cyangwa se warahinduye imyumvire. Bose bumva bavuga bati nuza se ka afite ibi nibi, none ngiye sinakora ibi ngibi. Wenda iyo akona shaka kugira nkagarukeho nko ku bantu bafite imyumvire bitewe naho ukomoka, imyumvire irakwafekita cyangwa se kugira ingaruka mu buryo butandukanye. Ngewe rero aho ngaho navukiye, mama yari umworozi w'inkoko. Yari umworozi w'inkoko, hari n'abandi borozi w'inkoko twari duturanye, ariko ntabwo ari twebwe twenyine, no mu gihugu harimo benshi. Mu bworozi twakoraga, twebwe twaguraga imishwi ikiri mitoya, ntabwo twaturagaga imishwi. Tukayizana, tukayirera, igakura, tukajya kuyigurisha bagakuramo inyama. Ariko muri urwo rugendo nkiri umwana hari imbogamizi nyinshi twagiye duhura nazo. Zimwe muri izo mbogamizi ni ugupfusha imishwi nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo imishwi y'ikiza ivuye aho bayituraze, nawe ureba uguze nk'imishwi 2,000 imaze umunsi umwe mu karere ka Musanze gakonje. Kugira ngo imishwi izakure irenge faze nyine hahandi bikeneye ubushyuhe runaka, byaratugoraga, ndetse biracyagora n'aborozi benshi bataramenya systeme turaza kuba tubabwira aha ngaha mu kiganiro cyacu. Twakoreshaga ubuhe buryo rero kugira ngo duhangane n'icyo kibazo cyo kuba imishwi itabona ubushyuhe igapfa. Ni uburyo buri traditionnel twakoreshaga. Ufata imishwi 2,000 uyijyane mu kiraro cyayo. Ikiraro cy'imishwi ni ukuvuga ngo ni nk'inzu runaka iba yaragenewe kororamo imishwi. Noneho nurangiza ugenda ushyiramo imbabura. Twafataga imbabura imwe tukayishyira hariya, indi hariya, indi hariya, indi hariya, ugasanga niba ari ikiraro cy'imishwi 2,000 hagiyemo nk'imbabura wenda 10 se cyangwa umubare runaka. Hari imbogamizi twahuye nazo, arizo zatumye dutekereza n'ukuntu twahindura ibi bintu. Imbogamizi ya mbere ni uko muri ubwo buryo buri bwa arrangement, ntago nkunze kubwita nka systeme twakoreshaga, ahubwo na arrangement. Ni ibintu byadusabaga kurara twicaye no kwirirwa twicaye, kubera ko ibaze nyine imbabura nizima nijoro imishwi irapfa. Kugira ngo itazima, niba atari ngiye waraye wicaye uyu munsi, yabaga ari murumuna wanjye. Ubwo nagomba kuryamira ijoro, ejo nkarara nicaye, gutyo kugeza igihe ukwezi gushize. Imishwi byibuze tuvuga ngo ishobora guhangana na kirimi hanze hano, bidasabye ko tuyiha ubushyuhe mu buryo buri artificiel cyangwa se mu buryo butari naturel. Donc ishobora guhangana no na kirimi hanze.
ibyo ngibyo byakomeje kugenda bimbabaza ntekereza amajoro, ariko kabone nubwo twararaga iryo joro turi kureba se imbabura yazimye iracyaka se, still imishwi yarapfaga. Imishwi yarapfaga ugasanga n'ubundi nka 20% y'imishwi twari dufite yapfuye. Dufite imishwi 1000 hapfuyemo nk'imishwi 200. Despite all of those efforts, tutitaye kuzira izo mbaraga zose twashizemo. Nyuma ibi ngibi twaje gusanga ari uko n'ubundi nubwo ndaranicaye nta buryo mfite bwo kumenya ngo ubushyuhe burimo ze nibwo bwagombye kuba burimo. Kuko se niki kimbwiye ko ndashiramo imbabura 10, imbabura 20. So ibyo bibazo byose rero kubibona tushiramo imbaraga nyinshi zishoboka, ariko imishwi kanga igapfa tugahomba. So nibyo byatumye nkingira muri kaminuza, ngahuriramo n'abandi bantu bigaga mu myaka iri imbere yanjye, bigaga mu wa gatatu kuri IPRC Kigali. Bari baragerageje gutangiza ibintu ibikorwa bigiye bitandukanye, bafite amakompanyi akora ibintu ibi n'ibi. Ndavuga ni ngewe harya yego iwacu nta muntu watangije company nzi, ariko se kuki tutabihindura? Nibwo natangiye gutekereza ikintu nakora, cyane cyane ko n'abanyeshuri narebye nsanga urasoza kwiga mu mutwe wawe ikintu kirimo ari ugushaka akazi. Hari umuntu umwe wansekeje aravuga ngo umuntu asoza kwiga nta kazi afite, ariko afite akazi ko gushaka akazi. Usoje kwiga uhise ubona akazi ko gushaka akazi. Donc iminsi yawe uyu munsi ukaba ufite agenda ngo nzajya muri interview hana, nzajya kwa applyingana, ugasanga usoje kwiga akazi ufite arako gushaka akazi. Ugasanga umuntu wenda yize ibintu bigiye bitandukanye, ariko ibintu agiye gukora ntago bihwanye n'ibyo yagombye kuba akora. Umuntu yize ikoranabuhanga, IT cyangwa se ibintu twita za mechatronics technology, agahita ajya gukora ibintu nyine byo kuri ground level, handi wa muntu utariza ashobora kuba nawe yakora. So tukibaza leta ni kubera iki yamushizamo amafaranga yose, yamushoyemo amafaranga yose mwigisha. So nahise ntekereza icyo nakora, birumvikana ko nagomba kubihuza n'imbogamizi nahuye nazo. Fiona nawe urabyumva, nari narababaye kurara wicaye. Birumvikana cyane cyane uje n'umwana w'umusore muto. Yego. So nahise mvuga ni reka ngerageze ndebe ko twakora systeme ishyushimishwa mu buryo buri automatique, bidasabye umuntu ngo arare yicaye, bidasabye umuntu ngo yirirwa hari. So nahise ndeba abagenzi banje ku ishuri, nkora itsinda. Ntago twabikoze, ntago twabitangiye ari nka company, byari itsinda. Tuguhuza ubumenyi twari dufite, dukora systeme ishyushimishwa mu buryo automatique. Iyo systeme ntago wenda myivugaho byinshi cyane kuko ndanayifite ndaza kuyibereka. Ni systeme twakoze ubu ngubu ikaba ishyushya imishwi yawe bidasabye ngo ubuhari. Ubwo ryama utuze, jya mu kazi ku manywa, systeme igenda ibyikorera. Ikindi ntago ugikeneye kumenya ngo mbese ndashiramo imbabura zingahe, ibintu nk'ibyo. Kubera ko iyi systeme ndayifite ahangaha, muze kunkundira nyibereke. Twereka rwose abantu bashaka no kureba uko ikora mu mafamu bajya kuri YouTube channel yacu Afrinox Limited bakayireba. Ariko iyi ngiyi ni systeme niyo yitwa Brudinox, ni nkayo ikontrol ibyo bikorwa byose. Ibifite components cyangwa se bigize bigiye bitandukanye. Iyo ni nkaho ikontorora buri kintu cyose, kamenya ngo ubushyuhe burimo nibwo bwagombye kuba burimo. Tuba dufite amatara yabugenewe ashyushya inkoko, tuba twinstaye mu kiraro cy'inkoko. Noneho iyi systeme ikaba ifite n'amasensa cyangwa se utwuma dupima ubushyuhe, muratubona. Tuba turimo nyine mu kiraro ari twinshi, noneho tugaha amakuru systeme yacu. Systeme ibizi ngo niba umushwi ungana gutya ukeneye ubushyuhe bungana gutya. Niba umushwi wenda tuvuga umaze iminsi 10 ukeneye ubushyuhe bungana gute, niba umaze umunsi umwe ukeneye ubushyuhe bungana gute. Noneho iyi systeme ikintu ukora iyo igereranya ubushyuhe buri mu kiraro n'ubwakagombye kuba buhari tugendeye kuri standards cyangwa se kuri standard zatanzwe na za Minagri ndetse n'izindi nzego zibishinzwe. So iyo ubushyuhe bugabanyutse irabwongera, iyo ubushyuhe bwiyongereye ikabugabanya bidasabye wowe ngo ubuhari. Ikabikorera ku muriro w'amashanyarazi. Henshi mu Rwanda turacyafite imbogamizi ko badafite umuriro w'amashanyarazi. So niyo mpamvu twahaye n'ubushobozi bwo gukorera no ku mirasire y'izuba. So ku muntu ufite udafite amashanyarazi nawe abasha kuyikoresha. Haba hariho amabuto agiye atandukanye ku buryo ushobora
kugira ibyo ihindura ukagira ibyo wongeramo nk'amatemperature. Ndetse wenda nsoza kugira ngo kuri iyi device tuyiveho, nashaka kubabwira ko iyi systeme yaje no kugabanya ikiguzi umuntu yatakazaga mu makara. Nk'urugero niba demarage ni kwa gushyushya inkoko byararangira gukoresheje ibihumbi 100. Gibuze systeme yacu ikonsoma umuriro w'amashanyarazi utari hejuru y'ibihumbi 70 kumanura. Kandi engineering team yacu, itsinda ry'abenjenyeri dukorana, dufite gahunda y'uko byibuze tugomba kumanura iyo consommation, ku buryo niba warakoreshaga nk'ibihumbi 100 usigara byibuze ukoresha amafaranga atarenze ibihumbi 50. Systeme ubu ngubu ushobora kuyikontorora cyangwa se kuyikontorora ukoresheje telefone na mudasobwa. Cyane cyane bifasha abantu badahora ku mafamu yabo. Urugero niba mfite ifamu mu Bugesera ariko nkaba ndi ku biro bya Frinox Limited cyangwa se ndi hano muri studio za M&A podcast studio, nkaba ndi kureba ngo mbese mu Bugesera bimeze gute, nkareba amatemperature ahari, nkareba ifoti haba ikosa na rimwe ribamo, nkahita mbona notification, bigahita bimfasha kuba nakemura icyo kibazo cyangwa se ngahita mbibona mu buryo buri bwagutse. Leta iri gushyira imbaraga nyinshi mu kurinda ibidukikije. Ubushakashatsi bwagaragaje ko byibuze ku cyumweru kimwe mu Rwanda dukenera gutema hegitari 380 z'amashyamba kugira ngo duhaze abantu bakenera amakara muri Kigali gusa. Ku cyumweru 380 hectares ziratemwa kugira ngo abantu bo muri Kigali gusa babone amakara bifashisha. Ubwo urebye mu ntara ni henshi. Twebwe rero icyo kibazo nacyo turi guhangana nacyo tukagihagarika, kuko system yacu ikoresha imbaraga zikomoka ku mashanyarazi no ku zuba. Ubu gutema ibiti nabyo byagenda bihagarara, nubwo wenda hari abagikoresha amakara mu guteka, ariko byibuze amakara yakoreshwaga amahangaha ibiti bitemwa. Dore ko n'ubu turi kuvugana hari abagabo hirya no hino bari gutema ibiti kugira ngo babone amakara bazifashisha mu gushyushya imishwi mu cyumweru gitaha. So muri makeya rero ntavuze byinshi kuri iyi systeme, ni ibyo ngibyo nayivugaho, ariko iri gufasha abantu. Ubu ngubu irimo irakoreshwa mu turere tugera muri 5 hano mu gihugu. Gahunda nuko uyu mwaka uzarangira byibuze ikoreshwa mu turere 30, ndetse tugatangira no gutekereza ukuntu yajya mu bihugu by'abaturanyi. Wow. Umuntu ashaka kukumva akavuga ngo uno musore ni genius, nage bibindeba na mbogamizi yagize nacyo. Ndashaka kugira ngo umbwire imvune z'abahanzi. Yego. Sibyo? Ndashaka kugira ngo umunsi wa mbere iki gitekerezo ugitangira ni zimwe mbogamizi wagize, byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ino systeme ive mu bitekerezo wowe na bagenzi bawe mube mushobora kuyigeza ku isoko. Byagutwaye iki, ni zihe mbogamizi wagizemo kugira ngo ukumva urimo gutekereza ikintu ashobora gukora adacika intege kubera ko umaze kugera ahantu ugera wowe? Yego. Urakoze. Iki kibazo ni cyiza cyane. Hari igihe umuntu yumva inkuru y'ahantu ibintu bigeze akumva ibintu biroroshye, cyangwa se akumva biranagoye, ariko ndashaka kugira ngo mbaho ukuri. Ubu ngubu ndi muri M&A podcast studio. Hano twababwiye ni ukucukumbura tukamenya ukuri. Yego. Kuko ndabizi neza hari abajene badukurikiye, ndi urubyiruko nanjye, hari n'abandi bantu bifuza nabo kugira icyo bakora. So icyambere, nta mafaranga nari mfite. Nta mafaranga. Ni ukuvuga ngo amafaranga, nuvuga ngo nta mafaranga wari ufite zero? Nari mfite zero, kuko nawe nubyumva nari umunyeshuri muri RP Kigali College. Nigiraga ku nguzanyo ya leta kimwe n'abandi bagenzi banjye batandukanye. Twari twarahawe umugisha yo guhabwa amafaranga yitwa living allowance. Yarangahe? Ibihumbi 40 ku kwezi. N'izina ayo mafaranga afite birumvikana ko atakwemera kuyashora ahandi hantu. Ego. Living allowance ni ukuvuga ngo niba utayafite cyangwa bayaguhaye ntuyiteho, you are not allowed to live. Ntabwo wemerewe kubaho, ni nk'amafaranga yo kubaho. So ayo mafaranga 40 nafataga ku kwezi rero ngomba kwishyura ghetto hano i Kigali, naraturutse mu ntara, ngomba kuryamo, ngomba kubaho. Ni ibintu byumvikana ko nanjye nta mafaranga nari mfite. So imbogamizi ya mbere nahuye nayo rero ni yo kuba
nta kubona donko abantu kuko ikintu cya mbere nahise menya ni uko ntari nkeneye amafaranga ku kanya burya umuntu ntabwo aba akeneye amafaranga ngo atangire ntabwo aricyo kintu cya mbere umuntu akeneye. akenera iki rero? ikintu cya mbere akeneye kimwe mu mitungo dufite kandi tudakoresha cyane ni ubumenyi n'umwanya dufite. ugasanga umuntu ngo yabuze akazi ayinvestinga cyangwa se ashora imbaraga nyinshi mu gushaka akazi akamara nk'umwaka agishaka akazi ariko atarakabona. uyu muntu afite ubumenyi afite n'umwanya. njye rero nahise nkoresha ubumenyi nari mfite ntangira gukora ibintu bitansaba amafaranga nko guporogaramu gukora kode. njye n'abagenzi banjye ni ibintu nyine wicara ukabivuga ngo reka nyine mbiporogaramu mbikorere ku mashini yanjye cyangwa se utanayifite ugatiri ukajya muri laboratwari y'ikigo ukicara nyine ukabiha umwanya ugaporogaramu. sibyo nibyo twakoze rero. ikintu cya mbere twifashishije ni ubumenyi twari dufite ndetse na timu twari dufite. turicara ibisaba ubumenyi bwose turabikora mu buryo buri tekinike kuko ntabwo twari tuzi ibintu bya bizinesi. yaje kuba indi mbogamizi yo kuba udafite ubumenyi bwa bizinesi ni gute ukora kampani. sibyo ubwo ubumenyi bwa bizinesi cyaje kuba ikibazo ariko tukagerageza kuhatendinga amahugurwa agiye atandukanye. ariko njye na timu yanjye nshimira cyane kuba twarakoranye kuva bigitangira. twifashishije igihe dufite n'ubumenyi byibuze ibintu kuko ibintu byose bisaba ubumenyi. noneho ibintu byasabaga amafaranga nabyo ntabwo twakwirengagiza ko bibaho kuko hanyuma y'uko wagize ubumenyi hanyuma y'uko wagize gute iyi device kugira ngo nyine ibe device kuko ubumenyi buratuma wenda uyiha ubwenge karemano twahaye iyi systeme n'amaporogaramu byose birimo biraturuka mu bwenge no kudizayininga se iyi device nyuma nijya kurangiriza imeze gute ko nitwebwe tunayishusho. urabona ko yanditseho ngo Brudinox nitwe tubyandikaho twamenya ngo hazajya ibuto ibyo kubidizayininga kubikora gute ntabwo byadusabaga amafaranga. ibyo byose twarabikoze rero. ariko nyuma turiyemeza turavuga ngo buri kwezi wenda mu buzima bwari butugoye buri muntu wese ashobora kuzajya contributinga udufaranga dukeya ni tuhe? udufaranga dukeya ndabyibuka twatangiye buri muntu wese atanga 10,000 buri kwezi kuvuga ngo hanyuma yuko turi gushyiramo izi mbaraga izi effort zose reka buri muntu wese agiye atanga 10,000 buri kwezi. urumva niba twaratangiye turi timu y'abantu 5 ni 50 buri kwezi. ni amafaranga afatika kuko nyuma y'amezi 3 twari dufite 150 150 yose. uri umunyeshuri yari miliyari. duhita tuguramo udukoresho dusanzwe two kugira ngo turebe se ibyo twakoze mu mashini twabishyira muri hardware mu kintu gifatika bigashoboka. turabikora ariko twisanga birakora neza. ariko imbogamizi twahuye nayo ya mbere kuko tutari dufite ubumenyi ngo mbese umuntu ahera hehe mu kudevelopa produit ahera hehe akajya hehe. twageze aho tuba disappointed kuko cyangwa se twaratengushywe tuyijyanye ku isoko. bwa mbere ndabyibuka twayijyaniye aborozi ntabwo yari iyi ngiyi buriya ifite verisiyo nyinshi cyane. numva iyo story nshaka kuyumva. yego iyi ni verisiyo nk'iya 6 ntabwo byatangiye ari iyi ngiyi. ni ukuvuga ngo ibyo twari twakoze bwa mbere twabijyaniye aborozi baratubwira ngo you know what ibyo bintu ntabwo biri applicable ahangaha ntabwo bishoboka kuko twe ndabyibuka twe twakoze ikintu kimeze nk'iki urabona ukuntu firigo imeze. yego ugenda ushyiramo amavide. twe twakoze ikintu kimeze nka kuriya ngo ubwo nimwo bazajya bashyira imishwi. ikintu gifite utu etajeri. ntabwo mwari mwatekereje umuntu ufite imishwi 5,000 10,000 nabyo mwari mwatekereje space byahita bitwara? ntabwo twari twarabitekereje. twarakoze ariko ibyo ni sawa cyane. twarakoze uko tubyumva. turangije tujya ku isoko baratubwira ngo none se ko mfite imishwi 15,000 ubwo izajya mu ihe space cyangwa ikorana n'udushwi dukeya gusa. usanga aho ngaho ni imbogamizi. ikindi undi mworozi wa kabiri twagiyeyo aratubwiye ngo yego harimo esikariye kugira kuko ubwo gushyiramo esikariye twaravuze ngo imishwi imwe ijya hano n'indi hariya ngo kugira uyu mwanya udasigara uri gupfa ubusa. tubwira ati none ko nkenera kugaburira imishwi yanjye n'inkoko
zazamuka he muhara gute usanga nyine imbogamizi ikomeye mu buryo buri tekiniko dusanga koko twaribeshye dusubirayo dutangira noneho kugenda tubabwira tuti noneho mushaka ko tubikora gute niho twasanze ko hari step twari twarasimbutse yo kubanza ukumva umukiriya ibyo akeneye noneho wamara kubyumva ukamukorera ibyo agusabye utagiye ikosa abantu benshi bakunze kurikora bari gukora ama systeme ama produit ama app ukicara ugatekereza ngo hari ikibazo iki niki ngo so nkoze systeme imeze gutse yagikemura ariko abo bikorera bitahura bitahura ibyiza twase twicara icyo gihe nigeze mu wa kabiri noneho kaminuza maze kwigira imbere nk'umusiniya yego n'ikigo cyaradufashije kiduha ahantu ho gukorera muri IPRC no dufite ahantu ho kwicara tukaganirira nka timu tugakora n'ubushakashatsi bwimbitse online so twase dufata umwanzuro wo kujya gusura aborozi twasuye aborozi benshi noneho kurumva twe twarashuyemo imbaraga twadufaranga twahuzaga twose birangira batubwiye ngo ntacyo tumaze ibintu mwakoze nta kintu kirimo yose abarahiye bidusaba kongera gutangira bita tuvuga ngo ubwo tugiye gutangira rero reka noneho tubanze twumve abakiriya bahura n'izihe mbogamizi ese twabafasha ni ikihe gisubizo bumva cyaba cyiza bashobora bita dukora ubushakashatsi mu turere 13 tw'igihugu ndetse tuvugana cyangwa se twinterviewinga aborozi barenga 191 gahunda yari imwe kugira ngo twumve imbogamizi bahura nazo koko atari ikibazo cyanjye ngiye nahuye nacyo n'umuryango wanjye twumve se bumva ko igisubizo cyanyacyo cyaba kimeze gute baduha ko bitekereza turaza turabibakorera noneho tubikoze tubijyanayo mu buryo bari badusabye baravuga bati ibi bintu ni byiza cyane bahita batubaza ngo none se nangahe tubabwira amafaranga dukurikije amafaranga twe twashizemo baravuga ngo ayo mafaranga umbwiye uzi ko harimo indi famu nshyashya mworozi aravuga ati ayo mafaranga unciye ubwo yarangahe ni ukuvuga ngo yari umworozi w'imishwi 1000 ndabyibuka wo mu karere ka Rulindo turamubwira ngo rero kugira tuguhe iyi systeme uraduha 1.5 miliyoni namwe ariko mwari mwakabije twari twakabije ariko ugereranyije n'ibintu twari twashizeho twari twakoresheje ibintu natwe byari byaduhenze kuko urumva twageze aho dushaka izindi ngamba zo gushaka andi amafaranga yose twari twatanze yarapfuye ubusa turavuga ngo none sashe reka noneho duhire rimwe nibwo ndabyibuka twagurishije ibintu buri wese yagiye agurisha ibintu yari afite nk'ibiki nagurishije telefone ya smartphone yanjye ndabyibuka wow bravo thank you nagurishije na laptop nsigara ndi gukoresha ama desktop twari dufite wow n'utuntu nari mfite mu rugo nk'intama Musanze ndazigurisha ababyeyi barakwemereye ababyeyi akenshi rumva ntago bakwangira kuko akenshi nta nubwo babaga bazi ngo ugiye kubikoresha iki cyane kati ubuzima bwa hano muri Kigali rero bwagoranye mureke gurisha intama gurisha intama mbeho aho ugiye guhita uyinvesting wow ese hari umuntu hari abantu batinya ku investing muri business zabo nabona arababonye yego ugategereza ko uzawenda uzatsindira nka garanti uzabona nk'umwinvestor agahita gubifaranga ariko wowe nta kintu uri wiringe gutakaza so twinvestinze amafaranga dukora systeme iduhagarara amafaranga umworozi turamubwira ati rero ubwo ibyo wadusabye biri gukora nkuko bishaka 1.5 miliyoni urayiduha aravuga ati ntago bikunda harimo indi famu nshyashya turavuga ati sinone biragenda gute tuti cyakoze kuva byibuze functionality ibintu yashakaga biri gukora biroroshye duhita dusubira muri ba bantu twari twarakoresha interview turabaza tuti se none iramutse iri gukora gutya wakwishyura ngahe dukora ubushakashatsi twumva range bashaka amafaranga bari kumva batarenza no turaza tubihuza nibyo mwari mwashoye nibyo twari twashoyemo twase tugabanya ibintu twakoreshaga ndibuka hari ibyuma twakoreshaga twase tureka tujya ku bindi bintu gutyo tugabanya cost kugeza ubwo none ubu ngubu twabishize kuri level aborozi bashaka birumvikana bose ntago twahaza ibyifuzo byabo hari no kubwira ngo iyi system wenda niba atari 20,20 sinyigura 20 ubwo imbabura yo yariguraga ngahe ku buryo urumva ni ikibazo ntago nyine nashaka gukumvisha kure ki n'ubundi utaza kuki bura
imodoka hari uwumva yakabaye igura nk'ibihumbi 60. si byo se nanjye niko mbyumva. Hari n'uwumva yakabaye igura nk'ibihumbi, hari n'uwumva miliyoni 10, miliyoni 50 bamuca nyine ziyakwiriye. Yego. So natwe niyo sekiteri turimo, ntago twahaza bose ibyifuzo byabo, ariko twagerageje kuza twakoze average, turavuga ngo amafaranga byibuze bahuriraho n'aya ngaya bitewe n'icyo turi kubaha na valere turi kubaha. Ariko nabo bandi basigaye tubashiraho uburyo bwo kwishyura mu byiciro. Ubu ngubu system yacu abantu benshi arayifata akazayishyura mu gihe cy'amezi 12, ndetse ubu ngubu twazanye n'ubundi buryo bwo kuyikodesha, aho wowe nta kintu na kimwe usabwa kugira ngo utunge system yacu. Twebwe turaza mu ifamu yawe tukwesitarire ku mafaranga yacu. Twakoreye cyane, amafaranga yarabakunye nuko ngo twakubokiye niko basigaye bavuga. Narayakobokeye pe. Noneho twamara kukwesitarira ukazajya ugura nka bonoma kugira ngo iyo infrastructure cyangwa se system ikomeze gukora. Buri kugiye gushyushya imishwi ukishyura udufaranga dukeya, tugiye kungana nk'amafaranga wishyura ku makara, cyangwa se nk'amafaranga wishyura iyo ugiye gukorera video muri M&A podcast studio, kuko n'amafaranga makeya nabo bacaginga. Hari abantu rero nanone bifashisha amagaze nayo mu gushyushya inkoko, imishwi nayo abahenze, ni nabakeya bayafite by the way, kandi nayo nta nubwo bafite uburyo bwo kuzimya no kwatsa ibintu, bisaba kugira ngo ubuhari ubyatse uzimye kwa kurara nyine wicaye. Ikibazo warumbajije nanone cyagarukaga ku tu device twitwa udutermometre dupima ubushyuhe, aho nk'umworozi ashobora gufata kari agakoresho gapima ubushyuhe akagashyira mu kiraro cye kakazajya gapima. Kariya twakageranya nk'agace kamwe k'iyi system, aka gasensa niko kajuwa parite yiriya thermometre, kuko iriya thermometre yo ipima ubushyuhe. Noneho iyo imaze gupima ubushyuhe nta kindi kintu ikora. Iyo udahari n'ubundi ntacyo, gusa iyo uhari irakwereka ngo bugeze aha, ukaba wagira ibintu uzimya cyangwa se ukagira ibyo ukora. Ako none se kuki ukeneye kuba uhari? System yacu aribyo yakuyeho, yagabanyije abakozi bo guhora bahicaye ngo kureba urucungana na thermometre. Twebwe ifitemo akantu ka thermometre, ariko akongeraho noneho ikiyongeramo ayo makuru ivanye muri thermometre irayamaze iki. Ikindi ibifitemo database y'amatemperature akenewe na buri mushwi uko ungana. Ni ukuvuga ngo ni ubwiwe n'iki nyine, like umushwi umunsi umwe ukeneye ubushyuhe butandukanye n'umushwi w'iminsi 5. Twebwe biba birimo ngo umushwi nugera kuri iyi age hazaba hakenewe ubushyuhe bungana gutya. Ikindi system yacu yihariyeho, nababwiye ko ubu ngubu isigaye ikorana ntago ari nkoko gusa, ni device noneho turi gukora ku buryo itangiye gufasha n'abandi borozi batandukanye. Hanyuma yuko twakira ubusabe bwabo, aborora dendo, aborora imbata, aborora ingurube, aborora inkwavu, bose bahura n'ibyo bibazo. Nabo akangaka nta kindi mwongeramo? Nta kindi twongeramo, kuko naberetseho amabuto ahari. Aya mabuto niyo wowe ukoresha, imeze nk'agatelefone gatoya. Aya mabuto niyo ukoresha ukagenda uhindura, ugahitamo icyo ushaka korora. Ugenda ubona ama option nk'uko ujya muri telefone ukabona ngo SMS, ngo call setting, kuriya ukajyaho. Noneho iyo umaze kwemezamo ngo ingurube wenda cyangwa se imbata, hahita hajyamo amatemperature meza kuri icyo kintu, ukamenya ngo ku mbata umunsi umwe biraba bimeze bite, umunsi wa kabiri biraba bimeze gute. Urumva system yacu ntayihuriye niyo yindi ntuza. Hakiyongeraho na cya kintu cyo kuba wabikontorora kuri telefone, ukaba aha ngaha ariko ukamenya ngo bimeze gute. Navuga ko hariho uburyo bwo gupima amatemperature, ariko se system yacu iri kuvuga ngo aya matemperature twapimye turayabyaza iki? Ese biransaba kuba mpari kugira ngo ngire icyo nkora? Ese iranasona ikaguha izo alarme? Byose ugasanga ni ibintu byiza cyane. Yego. Ese umuntu ashaka kuba arimo kureba akaba avuga ngo nababona hehe, ndashaka kugira ngo uvuge icyo kibazo, cyangwa undi akaba arimo kureba akaba avuga ngo ngiye mfite amafaranga, ese byakunda ko nagura imigabane muri no business y'aba bantu? Byakunda ko nakwinvestinga? Byakunda ko nabaha amafaranga yo kubafasha, kuko ndabona ibintu barimo gukora ari ibintu bihambaye. Ndashaka kugira ngo ibyo bintu bibiri yenda ubivugeho turimo gusoza. Urakoze. Mbere ko nsubiza iki kibazo uraza kunyemerera, company yacu nago ikora iyi systeme gusa, nkuko abenshi babimenyereye dufite n'indi produit
iyo ntabwo turi buyivugaho mu buryo bwagutse. Hari igihe usanga umworozi w'inkoko noneho aha ngaha ntabwo ari aborozi b'inkoko gusa, ahubwo ab'ingurube, ab'inka se, afite umusaruro runaka ariko ugasanga biragoye ko abona isoko rihoraho. Ni handi usanga umworozi w'inkoko arakubwira ngo iyo bigeze mu kwa 9 cyangwa se mu kwa kangahe ntabwo mba nyorora, mba mbihagaritse kubera ko amasoko aba yabuze. So twebwe rero dufite e-commerce platform nk'uko nari maze kubibabwira, yitwa agrinox.com. Agrinox.com byanditse uhita ubibona, ni agrinox.com. nabisubiramo ni agrinox.com. iyo umaze kuyandikamo uhita usangamo aborozi benshi bafitemo produit zabo, bafitemo amagi, bafitemo inyama. So iyo produit ya kabiri rero nayo ni imwe mu mitungo dufite nka Afrinox Limited, ifasha cyane cyane aborozi bakeneye kugurisha ibintu byabo. Dukorana partnership n'amahoteli agiye atandukanye, ajya aguriramo buri munsi, ku buryo nyine aborozi barimo baba bizeye isoko rihoraho, ariko n'aya mahoteli akaba abibonera ku giciro gikeya. Nicyo cya mbere, kubera ko nta ba middlemen cyangwa kwa kundi usanga runaka yaguze ibintu i Muhanga noneho ahita abigurisha Gasana nawe abigurisha Felicien abigurisha Kayumba, noneho Kayumba niwe ugiye kubigurisha hoteli. Aho ngaho twagerageje kubikuramo ko wowe hoteli, wowe restaurant wapatanirize natwe cyangwa se wifuza gupatanaringa gukorana natwe, uhita ubibona ku mafaranga makeya, kuko abo bantu bose buri muntu wese yashakaga amaye. None ikindi ukabona quality iri hejuru. Ni ukuvuga ngo niba ari inyama zagomba guca muri abo bantu bose, urumva ko hari igihe zandura, hari igihe bigenda gute, ariko niziva kuri uyu mworozi direct bikugeraho biraba ari ibintu byoroshye. Nabo n'abantu bacuruza ibiryo by'amatungo bose baba bafitemo ibyo bintu, ugasanga acuruza nk'ibiryo by'inkoko, ibiryo by'inka, byose ugasanga turimo turahuza abo bantu. Rero ikibazo warumbajije, turifuza abantu babinvesta cyangwa se abaterankunga bagiye batandukanye. Turimo turashaka amafaranga menshi cyane, ku buryo umuntu w'umwinvesta utekereza ko cyangwa se ushaka gukorera amafaranga kandi yubaka n'igihugu cy'u Rwanda, ateza imbere urubyiruko. Ahangaha niho hantu ho gushora amafaranga, ho gushora imari. Plani irahari, ndetse n'ibintu byose birateguye ku buryo uwaba bishaka yatwa approachinga, yatwegera tukavugana nawe. Dokima yaba akeneye zirahari, tugakorana inama tukabiganiraho, noneho amafaranga akayaduha, kubera ko nawe atazaba ari gushira muri non profit organization. Nawe tukumvikana uburyo bwo kubona inyungu burahari bwose, twarabuteguye. Nshimira itsinda rya finance, Chief Finance Officer wacu aradufasha cyane. So ntekereza ko abo bantu turabakeneye, n'ama grant opportunities ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Turabaha ikaze rero abantu bifuza kuza gukorana natwe, abaparteneri, abinvestors, ndetse n'undi muntu wumva ko hari ikintu twamufasha, nawe hari icyo yadufasha, aho ikaze kuri Afrinox Limited. Birumvikana ko n'aborozi aribo mukeneye cyane no kurushaho. Yego, ni ukuvuga ngo aborozi bo nibo nshuti zacu zakadasohoka. Umworozi turahari kubwe, nawe arahari ku bwacu, tumukemurira ibibazo, natwe dufashe gukomeza dutera imbere nka company. Aborozi cyane cyane, niba wifuza gucururiza kuri platform yacu nk'uko nabivuze, nta mafaranga ubu duca, ubu ngubu biracyari ubuntu. Umuntu wese w'umworozi ushaka kugiraho stock, nta mafaranga tugushireho ugurishe, noneho ibintu bigende neza. Umuntu ukeneye ya systeme, ashaka kuyigura icyarimwe, ashaka kuyikodesha se, ashaka kuyishyira mu byiciro, systeme nayo irahari. Ikitabuze ni systeme hano muri Afrinox Limited, ubundi tugafasha aborozi gutera imbere, natwe tugatera imbere nk'urubyiruko. Urakoze cyane Damascene. Nizera ko umuntu wese wakurikiranye ikiganiro kuva gitangiye yabonye ko Damascene yatangiriye mu buzima busanzwe, abyaza umusaruro ikibazo yabonye aho ngaho yavutse. Ubu ngubu igisubizo yazanye kikaba kirimo gukemura ikibazo ku borozi batandukanye mu gihugu, ndetse ejo bundi akaza bagiye no hanze. Ndizera ko nta mpamvu nimwe wowe ufite kuba utazana igisubizo cyaza kije gukemura ibibazo byinshi. Naho butaha, niba utarakora subscribe, kora subscribe, kubera ko ni hano honyine ugomba kugirira
ubukene bwo gatsindwa. Yes. Mukorere subscribe ku muntu ushaka kunkurikirana buri munsi, wajya kuri TikTok yanjye nkuko nabivuze Fiona Ninsima, cyangwa kuri Facebook, aho niho mba ndi ku biganiro byo bitoya kugira ngo twese dukomeze dutere imbere naho ubutaha. Murakoze cyane Fiona.